Hi guys, amakuru yanyu mumeze gute? Natwe tumeze neza. Uyu munsi rero twagarutse nanone dufite umuririmbyi wacu, turaje dutangirane nawe atwibwira ababwira amazina yiwe ndetse n'ay'ubuhanzi, tunaganiraho birambuye mbere yuko dutangira kuririmba. Murakoze, turakwakiriye. Murakoze cyane. Nkuko bivuze nyine amazina yanjye ni Byishimo Onesme, niyo niswe n'ababyeyi. Hanyuma mu buhanzi nkoresha Attic Hosneipa. Attic Hosneipa. Hosneipa. Hosneipa, Sneipa. Hosneipa. Yego. Okay. Tubwire nk'iryo zina kuntu wagiye kurihitamo. Hosneipa rero ugiye kureba. Ni ukuvuga ngo harimo Sneipa. Ni Sneipa iteranyijeho naho. Noneho ho urumva ni amazina ni mpine. H yahagarariye izina rya papa ni Hakizimana. Yego. Hanyuma O ni Onesme nyine nk'uko navuze ko nitwa Byishimo Onesme. Noneho Sneipa. Okay. Y'umurashi. Watubwiye ko uzi kuririmba. Cyane. Uba bitangiye ryari? Kuririmba byo nabitangiye 2018 nibwo namenye ko nyine nshobora kuba naririmba. Gusa byatangiye nandika indirimbo nkumva ndi interested yo kwandika indirimbo, ariko sinumve ko naririmba ngo bigende. Gusa nkazikora nkaza melody nkumva umuntu aramutse aziririmbye zaba nziza. Noneho nagira abo nzumvisha kugira ngo bazumve. Ugasanga bambwiye atabwo no kuririmba bishoboye ibyo bikora. Biza kugenda. Wabona ko ufite impano yo kuririmba se, hari nk'ahantu waririmbye bagutumiye nyine ukajya guperforminga cyangwa ubikora gutyo gusa vuga ati hari aho bizagera kandi nkomeye santirimbe nzibika ahantu rimwe na rimwe bizajya hanze? Hari aho bantumiye. Cyane cyane ko nyine urumva byaje nkiri mu kigo kigeneye Gasine 1, ariko nyine twajyaga ahantu tujya yabo competition zisanzwe tukaririmba bakadukunda, ubutaha bakaduhamagara tukaza kuririmba nyine badutumiye. Yego. Kuva watangiye kuririmba se nyine nk'impano yawe, hari ikintu cyavuyemo ko vuga ati iki kivuye mu mpano yanjye? Birimo amafaranga ndetse na competition twigize kujyamo nyine. Icyo gihe tuba ba mbere dufite itsinda, ariko nyine bo bamfashaga ku bijyanye no gucuranga. Iryo tsinda se mwarakomezanyije cyangwa ubu ni wowe ku giti cyawe? Ubu ngubu nyine nkora ku giti cyanjye, urumva bo bari bahari kugira ngo bacurange irusheho kuryohera ababyumva. Ni ku giti cyanjye. Wumva se hasabwa nk'iki kugira ngo ibihangano byawe bigere kure? Ubundi ibihangano kugira ngo bigere kure ahanini cyambere ni impano. Impano yo ndayifite nanjye ndabyemera. Ikindi cyari gikurikiyeho ni ubushobozi. Ubushobozi bwo kuba wakora igihangano. Ikindi cyari gikurikiyeho numva ko ari cyo cya nyuma ni promotion y'ibyo wakoze. Yego. Okay. Reka rero gutinda amagambo cyane utwumvishe kuri izo mpano zawe, natwe dukurikire abakunzi bacu baraza kutubwira uko babyumvishe. Stay tuned. Yitwa Yeriko, nayikoranye n'undi mutipe yitwa G-Square, ariko ahanini ninjye wayanditse yose. Yego. Okay. Let me tell you my story. I want to tell my I got to be in Yeriko, cause I don't want to live in America. One day call razaba.com. I don't want shitty guy, please come on. Got men with free, please get on. Shall be mine, nine times, shall be mine, yeah. Wowe umuvumbyi duga, n'ubusanzwe ntujya unapfuka, hunga, duga, nimuhunge mwese mbarusha umufungo. Duwani bini Yeriko, yeah. Yeriko, yeah. Yeriko, yeah. Yeriko, yeah. Duwani bini Yeriko, yeah. Jericho, Yeriko, yeah. Yeriko. Nta guciye mu ijambo. Byo umuziki hari aho wabyize cyangwa wowe ubwawe wumvisha ubizi? Umuziki nta nigeze mwiga. Ni mu maraso, nabitaka mu maraso gusa. Ubwawe nyine wararirimbye wumva biri kuza. Kuko wenda hari nk'abantu rego bazi kuririmba ariko atabifata nk'impano. Nkanjye nshaka kuririmba akantu ariko simbifata nk'impano, numva ko nta mpano nzi
ngira yo kuririmba. Yeah, okay. Yumva wowe rero wamenye ute ko ufite iyo mpano koko kumva ko ariyo mpano yawe? Njye no kuba nyine bambwiraga ko mbishoboye, bamaze kumbwira ko mbishoboye nza guhura n'ababikora bisanzwe bya kinyamwuga, nabo bumva ko mbishoboye barabimbwira, njyana muri studio. Mbere yuko nkora indirimbo ya mbere nabanje mbaza producer ati ngiye kuguha kapera, niwumva ntabishoboye umbabarire nigendere. Ngira ati rwose ibintu ni ibyawe pe. Umaze kumuha kapera avuga ati kabisa urabishoboye. Dokubitiraho kandi ka kabiri. Ya ka kabiri bo niyo nakoze bwa mbere ako kanya nyine nk'ijya studio bwa mbere. Yitwa Ihogoza. Mu bakomeye bakubona, you are blessing and better. No mu bato bakubona, you are blessing and better. At K Festival say that you are blessing and better. Was neighbor say that you are blessing and better. Urihogoza ururumuri mwisi y'abakundana ni wowe utanga kuramana. Urihogoza ururumuri mwisi y'abakundana ni wowe utanga kuramana. Mu bakomeye bakubona, you are blessing and better. No mu bato bakubona, you are blessing and better. At K Festival say that you are blessing and better. Was neighbor say that you are blessing and better. Yeah. None se indirimbo zawe nzumvishe ndumva uri umuntu ukunda kwiririmbira mu cyongereza cyane, ntayo ikinyarwanda cyonyine ufite. Ya ntago ari icyongereza cyane, nuko wenda nk'ize ebyiri zirimo ziganjemo icyongereza, kuko nkitangira nakunze kufokasinga kuri English cyane. Icyo gihe nyine numvaga ari indimo cyane, ariko ubu ngubu no kuvugurura kureba kuntu hanze se bakira gute ibihangano byawe n'inama byatumye nandika izindi nkoresha ikinyarwanda cyane. Wumva kuririmba mu cyongereza aribyo bikorohera cyane kurusha no kuririmba mu kinyarwanda cyangwa se mu gifaransa? Ni ukuvuga ngo byaranyisipiraga icyo gihe, numva ibyo byoroshye cyane ko buriya message umuntu ashaka gutambutsa. Buriya mu kinyarwanda inyandiko zacyo kugira ngo zitambutse mu ndirimbo biravunana pe. Ariko aho ntangiye kwiga nyine gukoresha ikinyarwanda nk'uko babimbwiraga, ubu nabyo bisigaye byoroshye nyine, practice makes perfect. Ubu haciye nk'igihe kingana iki nyine wenda nyine hari ukuntu nyine umuntu ashiramo pause, urumva kuko ari impano yawe umuntu aho yagutungurira hose waririmba, ariko ni nka byari ubuherutse kuririmba nyine uvuga atanga hano ibyo ndimo cyane? Ubu ngubu haciyeho ni imyaka ibiri. Kubera iki iyo myaka ibiri? Hari ibindi wagiyemo bikugira busy? Ishuri. Ndi mu ishuri kandi asaga nkaho ngeze mu gihe kisa nko gusoza, batereka mbanze closing neza amasomo, ubundi n'ibindi bifatira umwanya. Ubu warayarangije? Yego. Okay, ubu se ukora nk'iki nyine aside yuko nyine ufite impano yo kuririmba, ubifatanya n'iki nyine kikubeshejeho? Nyuma yo gusoza kwiga ntabwo navuga ngo mfite akazi, kuko nize siyanse hanini kunze gufokasinga ku bantu basoje kaminuza muri yo. Niyo mpamvu nyine ntabwo navuga ngo mfite akazi, ariko nyine nkora ibiraka bibonetse bikora. Ikindi nyine nkigaho, ndi kugerageza kwiga ku bijyanye na production y'indirimbo kugira ngo bijye bindushaho kuzikora neza. Ariko nibyo ngibyo akenshi mba nkugiyemo. Wumva kuririmba se ari ibintu washyira imbere cyane ku buryo byagutunga mu myaka iri imbere? Cyane, ni priority cyane, ndabikunda, byaje guhinduka nyine ubuzima. Aho ndi ndaririmba, aho ndi nyine harigaragaza, no mu rugo abantu babizi ko iyo mpari nyine biragaragara. None se ubwo bisaba intiki nk'umuntu wenda gutumire ube waririmba muri anniversaire, mu birori bigiye bitandukanye, niki bisaba kugira ngo umuntu akugereho nyine abe yagutumira ukaza kuririmba? Yewe wabishatse wambona rwose ndaverebo cyane. Ukuvuga nk'uko nabivuze, ntabwo mfite imirimo mpugiyemo yindi myinshi ku buryo ntabona umwanya. Ikindi wenda nyine ubuketse wenda bikugoye kubona contact zanjye cyangwa se n'ikindi, ariko
ubundi bwo twavuganye rwose naboneka. Kuko ndi umuntu ukunda ibyo nkora, nkumva nanabyitangira cyane. Ngaho tubwire nk'umuhanzi ushobora kuba warakuze ufata nk'icyitegererezo uvuga ati uyu nguyu ni inkura nzaba nkawe, ibyo ari byo byose ntiyabura. Bro, rero njye barahari pe, barahari ariko ntabwo navuga ko ari umwe. Ntabwo ari umwe bitewe no gukunda, n'ubundi nakuze ndi umwana wumva indirimbo nanaziririmba nyine, bakavuga ati uyu mwana ni umuhanzi wacu, ariko nkumva ko ari bya bindi byo kugira ngo twisekere mu rugo. Ariko hari abahanzi nayo numva bari bagezweho icyo gihe, urumva ni hambere. Hari uwitwa Akon w'umusenegal, rwose numvaga nyine akora indirimbo ku buryo nanjye nabikundaga. Noneho ntangiye kujya mu muziki, hari harimo kuza abagraduate bo ku Nyundo ba mbere, ubwo rero ba Igor Mabano, Neri Ngabo, ariko cyane cyane na Nobi Igor, numva ari we muntu nyine nkunda cyane cyane. Anaririmba neza kabisa, nawe ubona ko ibintu by'umuziki arabyumva cyane rwose. Rero njye muri muziki bisaba kudacika intege, nyine impano yawe kabisa. Hari ukuntu abantu wenda baguca intege bakavuga ati ese urumva izo ndirimbo zizagera hehe, buri mu bicyaro bajya baguca intege. Kunca intege, njye nta muntu ujya unca intege ngo ufite indirimbo mbi cyangwa se uririmba nabi, ntabwo nari nabyumva habe namba. Ariko icyo bambwira cyo ni uko bigoye. Bambwira ko bigoye, bakambwira ati ibintu biragoye, ariko nyine ntabwo njya numva umuntu umbwira ngo ntubikora neza. Nicyo kintu wenda wasanga ari nayo mahirwe mfite. Njye numva ari n'amahirwe, kuko uraririmba ariko ntumenya uko Imana igushyiriyemo imigisha, ugahita usitara ibihangano byawe nyine bikagera kure. Ko nkeka ko n'abantu dufata nk'abasitari bose baba baratangiriye nabo hasi. Umva kuraje, noneho uraje wongere turirimbireho akandi karirimbo. Sinzi niba hari aho wateguye kugira ngo dukomeze turyoherwe n'indirimbo zawe. Kugategura se niyo wambwira 10 ni nyinshi. Ubu uri standby. Nanditse, nafashe igihe kinini njye kwandika indirimbo. Ubu ngubu izo numva ko nanditse ziteguye umbwiye ngo zijya muri studio recording ni 165. Ubwo nk'izo zose nk'umuntu agutunga ati genda uririmba, uzibuka cyane. Kandi batubwiye ko haciyeho imyaka 2 aribwo uri mu bintu by'umuziki, urumva ko haciyeho. Urumva iyo pause ntago ari kuvuga ngo si uko ntaziririmba cyangwa ndanazirepete, ahubwo ni ukuvuga ngo kuba navuga ati ngiye kwitabira ibintu by'umuziki, ngiye studio gutyo nyine tu. Nicyo gihe kiba giciyeho, ariko kurepeta aho nicaye mu buzima, mbese ubuzima bwanjye n'indirimbo ntabwo napfa kubyibagirwa. Tugiye kongera kudukubitiraho akandi karirimbo. Yego. Indirimbo ngiye kuririmba yitwa Shori. Inyarwanda cyane. Nk'igihoni, I stuck to your love, nyemerera mvuze inoni. I lose my mind when I hear you sing. Genda ufate muramaze nguhenutize. Let's land to the moon, to the far paradise. Where imfura ngukingira imvura, nza kubera umutakuza kurinda umusaka. Now back in energy, stay far away. Many blessings on the ways. Isn't Shori, please be low, kinda we burya ndi mukunzi. By the way Shori, calm down, come back. Singe wakoze skandari, wazanye skandari. Shori gwamo honeymoon, wherever be your defender, nzaba defender. Kuki umpata love kandi mbona ntabikwiye, kuki uterwa ishema n'uwo ndiwe. Natoye isaro ryuzwe n'ifeza, wanjyanye kwa Nyondesha love mbera urumuri. When I hear you cry ibintera ubushagariro, none Rastamani yabaye lava gangster, ararota diva singufera mwiza. Sorry kubyabereye perfect G size siga, nibyo byateje intonganya, byazanye intonganya. Uja Bresdi, no money, inkanka swele fikemfo, asweni semazi. Shori, calm down, come back. Singe wakoze skandari, wazanye skandari. Shori, gwamo honeymoon, wherever be your defender,
nzaba defender. Shuri, calm down, come back, sinye wakoze skandari, zanye skandari. Shuri, kwamo, honeymoon, wherever be your defender, nzaba defender, yeah, yeah, yeah. Wow, umva kabisa ufite impano pe. Ufite impano kandi ni kuri courage, urumva ufite n'ijwi ryiza ryo kuririmba. None se nta ndirimbo waba warahangiye nka girlfriend wawe niba se ahari cyangwa se nta karimbo wigize gukora ukaba wenda aragakorera nk'umukobwa wagutwaye umutima? Ntabwo sinzi cyenda gukunda nawe nakundanye ariko ntabwo nigeze ngire binyinspira ngo wenda ngo nkore indirimbo ngo nyimutuye. Wenda nakoraga indirimbo avuga ati wenda ubaye uyituye umukunzi wawe yaba nziza, ariko ntabwo navuga ngo niwe nyituye cyangwa se ikindi inspiration bimuturutseho. Ariko ubwo nyine nakurukundo cyane. Ako kadukubitireho Kenshi najyaga nkumbura, ni kenshi najyaga nkubura, ntaranakubona, ni byinshi najyaga nifuza, ni byinshi najyaga nibaza, ntese nanjye koko mfite uwandemewe. Ibyo bikamara amashyushyu yo kubaho mfite shushu, maze akamara umututu. Ese ubu ariko ubu hari uwo nifuzaga, ni untera no kwivuga, niwe rumuri narotaga, urukundo nta mupaka, ni wowe ubuzima, ni wowe mutima, rukundo buzima wantwaye umutima, mbese ujya unyishimira, mbese mbwira njya nkunyura, ese ujya unyishimira, mbese mbwira njya nkunyura. Ni wowe wenyine gusa nabonye, wanyiza rumuri natoye, umwiza mugisha nahawe, ijambo nahawe na nyiri ijambo, igihe mari nza kurinda umusaka, maze no muzuba nza kubera umutaka, kubw'urwo ngukunda rwose impaka, ureka barurwanya barugireho impaka. Ihoho isheja, ihoho isheja, iteka jya umbwira ko nkunda, iteka ntawe uzagusumba, iteka numbwira ko nkunda, iteka ntawe uzagusumba. Ni wowe buzima, rukundo buzima wantwaye umutima, ese ujya unyishimira, mbese mbwira njya nkunyura, ese ujya unyishimira, mbese mbwira njya nkunyura. Wow. Umva indirimbo ni nziza, ni ukuri ibyo byose ni umukobwa. Yenda nk'uko bitugashaka kuba nyine atari uwo wayiririmbiye wawe, ariko nyine urumva ko arakunda. Se nka famiye yawe ibifata ite kuba uririmba? Bagufata nk'umusitari, baguca intege se cyangwa bagutera ka courage? Famiye yanjye rero ntabwo abantu bama freedom. Yego. Bama freedom cyane, ariko freedom ntabwo ikuyeho control, parental control, barakontrola kamenya se uri mu biki ugiye, ariko iyo mvuze ati mfite gahunda ijyanye na music ntabwo bakreminga. Ikindi cyo ntabwo ari njye wa mbere muri famiye ugerageje ibintu by'umuziki. Ubwo ni impano ahubwo ya famiye. Grafere wanjye nawe yarabigerageje, ariko abikora by'igihe gitoya, we ahita abivamo nyine bisanzwe. Yacitse intege cyangwa se yabyize ibindi bintu bya byiza bivamo, yahise yajya mu bindi nyine arabireka. Ntabwo abitindaho cyane, ariko hari n'ubwo nyine bajya bambwira nka Mary, ni ukuvuga ngo nyine mbana na Mary gusa, ariko yumva ndirimba kuva nkora uduki, akambwira ati nk'ubwo hari indirimbo nakoze ejo bundi ndi kuyandika, ambwira ati iyo ndirimbo ndayikunda, wumve ngo n'izindi zose. Hajya afata umwanya se akumva indirimbo zawe? Yaranyumva ndi kuririmba cyangwa se akumva ndi kuzicuranga gutyo nyine tu. Yari nanditse indirimbo yitwa Diedora, arayikunda cyane, avuga ati iyo ndirimbo ni nziza, nubwo abatumva ururimi cyane rw'icyongereza, ni umufrancophonie cyane, ariko nyine ubona ko aba yayikunze cyane Ikinyarwanda. Kandi unafata guca intege nyine agutera
ka courage nawe ukumva ntiwacika intege. Okay, so ubwo ni gute umuntu arigiye njya mubaza ntise aka kantu bakita guki mu gifaransa, numva nkeneye kukamenya mu gifaransa cyangwa se kugashyira mu ndirimbo kakambwira cyangwa se akanambwira ese wahinduye ugashyiramo akagabati rero ko nagusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi rimwe uzakora n'indirimbo mu gifaransa ariwe wayikandikiye uwo mubwira wenda nk'amagambo ushaka kuba arimo ayaguhindurira. nyine hari utwo nshyiramo nk'akavasi gato cyane katuzuye vasi sabuvasi karimo nk'agafaransa nuko niba nizeye ko nyine ibirimo nta mafuta birimo kuko ngiye igifaransa ntabwo nyumva neza biragoye, ariko nyine wumva ko nyine nanshyigikira nkuko nanjye mbaza ikintu mu cyongereza ukamusobanurira. None se hari ukuntu nko ku bigo by'amashuri niba warize terina simbizi usanga habaho nk'ibintu byo kumurika impano, ugasanga nyine nko mu masare nyine buri wese ari kuririmba baba warabikozeho? Ndakeka abafana b'abaguri nabo bikoze ahubwo bigeze aho mpinduka ubitegura nabikoze kuko nyine urumva ko indirimbo zawe ziraryoshye kandi ku ishuri urabizi abafana baba ari icya yose iyo bakuziho kuririmba uba uri umusitari uri umusitari kabisa. naririmbaga ngeze aho binampesha no kuba umuyobozi nyine mu banyeshuri, ahubwo nkayandwanira kugira ngo n'abana batoya bandi mbona bakunze kuririmba babishaka dutegure show bigaragaza. ubwo rero ugasanga akenshi ahubwo ngiye mu gutegura show, ariko nyine byaba ngombwa nabwo na performance nkazikora, urumva ko turonkomeye hafi ya yose nayikoze performinga mfite n'agatsinda nyine nafite itsinda ry'abantu negeranyaga. ubu ngubu nyine nshobora no kuba nakureba uri kuririmba rimwe kabiri nkaguhamagara tukaganira nkavuga ati ese ntiwakandika indirimbo akangahe ati oya, ariko mfite abantu nka 6 nzi bashobora kuba biyandika indirimbo, hari n'uzikora rwose ufite aho amaze kugera kuzandika byaramunanira, ariko ndamwigisha nyine nawe ati dore igendera kwibikora utungutu birakunda. None se iryo tsinda mwaje gutandukana gute? Ntago twakoraga nk'itsinda ryo kuvuga ngo itsinda, no kuvuga ngo mu kigo biba bisaba ko performance iryoha ifite abantu muri gufatanya gutyo nyine utuntu mutwe ngutwo. Rero bari bazi kuririmba nubigerageza, ariko ukumva sometimes arataga nyine ukumva ariko arabishoboye abura training amufasha none najya guperforminga bakaza tugakorana. Sometimes bakambakinga cyangwa se kwa konge nshoye kuririmba wenda tenor nkaririmba tenor nabo bakaririmba soprano kugira ngo bize kugenda neza. Kabisa courage pe, kabisa courage n'udashika intege nyine bizagera kure kandi bizanakoresha abantu benshi basubiza ko baba batunzwe n'umwuga wabo cyangwa se nyine na talent yabo cyane. Yaje umuntu acika intege nyine akavuga ati ibi bintu nagerageje imyaka ingahe nkaba mbona nta kivamo, reka mbyihorere. Ariko ntuzacika intege, uzabikomeze ntawamenya. Ntabwo ubu ngubu ari bwo gucika intege. Turi ku musozo noneho ugiye kuturirimba utundi turirimbo tubiri twiza. Ubundi se mu ndirimbo zawe tubwire nk'indirimbo ushaka kuba waranditse ukavuga ati ino ndirimbo ndayikunda mu ndirimbo zose nanditse. Iyo ndirimbo niyo yituririmbire. Indirimbo indirimbo zanjye ko zose nzikunda ariko ufite iyo ukunda kurusha izindi warayanditse nko muri situation y'ukuntu nyine twavuga ati wenda iyi ndirimbo nyanditse kubera ibi n'ibi ukaba uyikunda. hari indirimbo nanditse ngera nyikuye ku muntu wari kumbwira ko nyine yagiye kujya mu rukundo, ariko akaba yari umuntu wari uzwi cyane ni mu kigo cy'amashuri n'ubundi nyine urumva life yanjye y'umuziki akenshi yatangiriye mu ishuri. Rero akaba afite impungenge z'uko umuntu umukunda amukundira yahita afite, kandi abizi cyane cyane muri internet usanga umuntu ashobora kugenda akaba yambaye n'icyumwe yatiyambariye umwenda we ugasanga basa neza, ariko sometimes ugasanga nta nubwo aba afite imyenda myiza we nyine afite impungenge nk'izo ngizo. nyine bita nandika indirimbo niyo ngiye kuririmba yitwa For Real. By'ukuri twagira I'm sorry sister,
ntega amatwi njye nkubwira indista mfite fame n'icyubahiro still now bimesha igikundira that's right ese ko mbona byose ari umunyenga nabo dukundanye bose ari umunyenga ndomina buri domain n'umunyenga ariko fi n'icyubahiro bigeze bose barahunga ese nkubiri peti nditakaje niyo fame kayoyoka kwaje muntu ugasanga rirare wankunda nk'ibisanzwe kandi urishanga ibi byangu ujya usanga nikomye amakecu ujya usanga nicotse amagrifu amadripu mpumura maze ibyanu ugasanga nifoka Yesu usanze byose naratigitaga mbese usanze hose ntaradominaga Yesu usanze mboni narakwikizaga will still love musanze nyenye byo gufashwa tell me for real ngo baby mbwiza ukuri dore byose aho bipfira nta rukundo rw'umutima ubifungo ryahawe intebe tugaba umutungo bakagenga ubu iby'urukundo ni gakondo ashaka femme n'inyambaro y'iyi monde nzabara neza nicake mpere mu bukode nunyuranya nibura bufite kode aho mvuka habaye amatongo ngo nkunde nanjye mbona izo nkundo iyi love niyisenye imiryango abafite mura nibo bitwa amagengozi ntese nkorera ibihombo ko mbona nabyo gikondo iyo mirabani ngeraho nizi TV zose zikansenda izo nshuti nizinshiraho niyo fame kayonga will you still baby love me ngize ukuri niba uzaba ukinkunda Yesu usanze byose naragigiraga mbese usanze hose ntaradominaga Yesu usanze mboni narakwikizaga will you still love musanze nyenye byo gufashwa tell me for real baby mbwiza ukuri wow iyo ndirimbo rero numva ariyo nkunze muri izo ndirimbo zo tuba zose urazikunda kandi nawe ubyumva ko akari keza pe iyo ndirimbo ni nziza ndarikunze nanjye nayanditse yaba ariyo wahereyeho cyangwa se iri muri nko mu za 20 gutyo wambwiye ko ijana zirenga iri mu za nyuma ewe kuna ariyo nziza se bo indirimbo zifite message ndazifite zikungaye kuri message bo ari niyo nanditse ivuga kunda inda dukunze kubona nyine umuntu wiyubashye igihagararo uko asa mbese ukabona nyine umuntu wiyubashye ukamwubaha ukanamukunda ako mwagera ku bintu byo kurya cyane cyane nk'ahantu habereye ibirori kuri safe service ari abantu ahagera ukabona rwose arisebeje pe cyose n'ubuzima busanzwe basanga ni umugugutso nta kintu yerekurira bo ndabateka nandika indirimbo ku bijyanye n'inda ariko nanagira inama ariko nkasa nk'ari ngiri kubyerekeza nayo ndayandika ari mbikora ari fani rikira ndayikunda cyane nayo twimba gace gatoya twumva kunyabusa irinde gutwenga n'ibyago no gusenga indiciye umuntu kukuba umuntu nyita icyorezo cyangwa inzara bavandimwe narandagaje naho ntuye narenze ihanwa umugaragu w'inda niryo zina nitwa yanciye ku nshuti buryanjye nkunda wiyikerensi iyo mbura gasani ninayiteza intambara ureka iyo nditatubuza ijuru reka iyo nditatubuza ubumuntu reka tuyamagana ihera ishyanga ako gashyari niho gakomokasha kuko iba mu maraso iba mu magufa niyintera no kwanduranya niyitera no kwandavura bambe iba mu maraso iba mu magufa niyintera no kwanduranya niyintera no kwandavura iyi nshegesha intemamara niyituma njye nzingamara reka umuntu abukomoka kw'iyo nzara
uyu mwiryane n'ahandi ukomoka ako gashyari niho gakomoka sha umutima mubi niwundanga buri gihe nituma ntekereza no kwihana intera kuganya no kugaya sintekereze ejo hazaza kandi mama siniyibuke reka iyo nditatubuza ijuru reka iyo nditatubuza ubumuntu reka tuyamagana ihera ishyanga ako gashyari niho gakomoka sha kuko iba mu maraso imba mu magufa niyintera no kwanduranya niyintera no kwandavura bambe iba mu maraso iba mu magufa niyitera no kwanduranya niyitera no kwandavura. Wow. Yeah. Siko nakunze iriya ni inkono mba nyikunze biragera. Oya zose urazikunda. Ko umva ariko nyine akaryoshye ntabwo gahora gwitama reka abantu nabo tubatere amatsiko ibizakurikira tuzakora ikiganiro cya kabiri dushingiye ku byo twabonye muri comment n'urukundo abantu batweretse nibakunda ibihangano byawe bashira mu dutima batwereke ko bagushyigikiye ikindi umuntu ashobora kugukenera akavuga ati nshaka ko umuntu aza kundirimbira yagukura hehe bo mfite social medias even na telephone number naitanga social media hose habaho nitwa Article Sniper. Article niryo wenda ryakorohera umuntu kuryandika ni a na ra ngufi na ta na i na ca nkuko wandika art ukarenzaho i na ca Article Sniper. Bo noneho YouTube nitwa n'ubundi Article Sniper ariko uzacinze na channel yanjye ko yitwa Mansa mu Kinyarwanda. Continental y'umugabane. Mansa Continental. Phone number ya ni 07 9 10 2 17 5 07 9 10 2 1 7 Murakoze cyane abazifuza ko babasusurutsa nimero ngiyo bayibonye bazakuvugisha kandi ukeneye support yabo nizere ko kandi bazagusapotinga ku bushoboka byose. Reka tugushimire rero wakoze